Yesu ashimwe. Reka ngusuhuze nkwifurize amahoro y'Imana, wowe ukunda kandi ugakurikirana by'ukuri abagirana umunsi ku munsi. Nkwifurije amahoro y'Imana, nkwifurije uburinzi buturuka ku Uwiteka Imana ishobora byose yaremye ijuru n'isi. By'ukuri abagirane kuko umucyo wawe uje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. None turi kuwa kane itariki ni 20, kwezi ni ukwa munani, umwaka ni 2026. Uyu munsi nkuzaniye ijambo rikubwira ngo Imana igutandukanyije na Loti kugira ngo uhure n'umugisha wawe. Hari Loti mwahuye akubuza kubona umugisha, hari Loti mwahuye agufungira amasezerano, hari Loti mwahuye ibyawe birapfa, ariko nonaha Imana igutandukanyije na Loti ngo winjire mu gihe cyawe. Turasoma ijambo ry'Imana riboneka mu gitabo cy'Itangiriro, ibice byaho ni 13. Turasoma duhereye ku murongo wa 14. Haranditse ngo Loti amaze gutandukana na Aburamu, Uwiteka abwira Aburamu ati, rambura amaso urebe, uhera aho uri hano ikasikasi n'ikusi, n'iburasirazuba n'iburengerazuba, igihugu cyose ubonye ni wowe nzagiha n'urubyaro rwawe iteka ryose, kandi nzagwiza urubyaro rwawe ruhwane n'umukungugu wo hasi. Umuntu yashobora kubara umukungugu wo hasi? Urubyaro rwawe narwo rwazabarika. Haguruka ugende unyure muri iki gihugu, mu burebure bwacyo no mu bugari bwacyo, kuko ari wowe nzagiha. Aburahamu yimura ihema rye, aragenda atura ku biti byitwa imyeroni bya Mamure biri Heburoni, yubakira y'Uwiteka igicaniro. Mana y'amahoro ishimwe cyane, munsi nkuzaniye ijambo rikubwira ngo Imana igutandukanyije na Loti. Ndagira ngo nkubwire, iyo uri kumwe na Loti nta kintu ushobora gukora ngo kigende neza, ibintu byose ukoze biranga. Loti ni umuntu uzitira imigisha yawe, Loti azitira iterambere ryawe, Loti azitira amahirwe ayo ubonye arayangiza. Loti igihe cyose akubera imbogamizi. Uyu mugabo witwa Loti, Imana yahamagaye Aburahamu, imaze kumuhamagarira amubwira ngo siga umuryango wawe n'inzu ya so yose. Ariko ngo Aburahamu abirebye aravuga ngo ntabwo nasiga umuvandimwe. Aravuga ati, mbonye ibyiza n'iki gituma ntajyana n'umuvandimwe wawe. Ndagira ngo nkubwire, ntabwo Imana yananiwe kugutabara, ahubwo subiza amaso inyuma urebe mu buzima bwawe, mu mibereho yawe. Ese ubuzima bwawe nta Loti mwahagurukanye? Nta Loti mwagendanye? Nta Loti? Kubera ko iyo ubuzima bwawe burimo Loti, uyu Loti arakunaniza, uyu Loti aguca intege. Aburahamu rero ngo agihagurukana na Loti, ngo ntabwo yigeze yongera kumva ijwi ry'Imana. Rya jwi ryamubwiye ngo haguruka ugende, nzaguha umugisha, 2 nzogeza izina ryawe, 3 uzakuvuma nzamuvuma. Iryo jwi ntabwo yongeye kuryumva, iryo jwi ryaracecetse. Aburahamu agenda atumva ijwi, ariko ngo baragenda bageze imbere, ngo baragenda baratunga, ariko ngo batangira gushwana. Utekereza aho bageze inka zikarwana, abashumba baziragiye nabo babona zirwanye nabo bakarwana. Amahoro kwa Aburahamu na Loti arabura, neza neza amahoro arabura, neza neza ibyishimo birabura, neza neza umunezero urabura, ibintu byose birapfapfana. Imana y'amahoro itugirire neza, byose biranga neza neza. Ndagira ngo nkubwire, hari igihe usenga mu buzima, ugasenga ariko ukabona ibintu ntabwo bigenda, ugasenga ariko ukumva isengesho ntirizamuka, ugasenga ariko ukumva hari ikintu kitarimo kugenda neza. Uko niko byagendekeye Aburahamu.
bagahora mu buzima bw'intonganya. Umuntu yahagurukije bihagurukaniye ngo batangira gutongana, ibintu birakomera, baratongana, abashumba baratongana, abagore baratongana, inka zirarwana, umugisha urabura, amahoro arabura. ngo Aburahamu yigira inama, ngo areba Loti, aramubwira ati umva mugenzi wanjye dutandukane, ndagira ngo nkubwire hari icyemezo ukwiriye gufata nubwo gisharira, hari umwanzuro ukwiriye gufata nubwo urura. Kura mu buzima bwawe ba Loti, kuko Loti yatarava mu buzima bwawe ntushobora kumva ijwi ry'Imana. Iyo ukigendana na Loti, Loti afunga netiwaka y'ijwi ry'Imana, ukagenda ukaribura neza neza. Loti afunga netiwaka y'umugisha, Loti afunga netiwaka y'amahoro mu mutima wawe, akayifunga neza neza. Netiwaka y'amahoro, amahoro akabura, munezero ukabura, ibyishimo bikabura, ibyawe byose bigahora ari intambara, bigahora ari zunguruka, bigahora ari ibibazo, bigahora ari amarira, bigahora wizengurukaho, bigahora mu buzima bupfuye, ugahora ninde byanze, ni wowe byanze. Ariko uyu munsi tandukana na Loti, tandukana na Loti, Loti w'amagambo, Imana igutandukanyije nawe. Hari Loti w'amadeni, Loti w'icyangiro, Loti w'igisuzuguriro, Loti w'ubuzima bupfuye, Loti w'uburwayi, uwo Imana igutandukanyije nawe. Iyo Loti atari yava mu buzima bwawe, ntushobora kuryama ngo usinzire, ntushobora kuryama ngo werekwe, ntushobora kuryama ngo wumve ijwi ry'Imana. Impamvu Loti ari mu buzima bwawe. Ariko ndagira ngo mvugane nawe, Imana ije gukura Loti mu buzima bwawe, Imana ije kumukuramo, Imana ije kumukuramo, agende kandi agendere kimwe. Ubwo Loti agenda, ijambo riravuze ngo Loti amaze gutandukana na Aburahamu, Uwiteka abwira Aburahamu, haleluya, urumva bakimara gutandukana, ijwi ry'Imana rihita rimanuka tayari. Iyo Loti yavuye mu buzima bwawe, ijwi ry'Imana riramanuka. Iyo Loti mutakiri kumwe, urasenga ukumva Imana, urasenga ukumva ikirere kirabohotse, urasenga ukumva ijuru riri gukinguka, urasenga ukumva urimo urahura n'Imana, urasenga ukumva urimo urahura, haleluya, ugasenga ukumva amasengesho afite ubuzima. Ariko iyo Loti muri kumwe, urasenga ukumva ikirere kirafunze, urasenga ukumva inzira zirafunze, urasenga ukumva ntabwo birimo biraza. Kubera iki? Uri kumwe na Loti. Iyo uri mu buzima uri kumwe na Loti, ibyawe byose ntibikunda, ibyawe byose ntibyemera. Kubera iki? Uri kumwe na Loti. Imana itubwirire neza uyu munsi wa none, Imana igukuyeho Loti, Imana igukuyeho ba Loti b'indyarya, Imana igukuyeho ba Loti b'amagambo, Imana igukuyeho ba Loti basebanya, Imana igukuyeho Loti. Akira gukurwaho Loti mu izina rya Yesu. Imana igukuyeho Loti mama, Imana igukuyeho Loti wa mukobwa we, Imana igukuyeho Loti wa musore we, Imana igukuyeho Loti. Akira ubuzima bushya, akira icyerekezo gishya, akira gutezwa intambwe n'Imana, akira kwagurirwa imbago n'Imana mu izina rya Yesu. Imana igukuyeho Loti. Hari Loti w'amadeni, hari Loti w'ubukene, hari Loti w'uburwayi, hari Loti w'igisuzuguriro. Ariko uyu munsi wa none ni umunsi wo gutandukana na Loti. Ni umunsi Imana igutandukanyije n'ibidafite umumaro, ni umunsi Imana igutandukanyije n'indwara, ni umunsi Imana igutandukanyije n'igisuzuguriro. Imbaraga zose z'abazimu Imana izigukuyeho, uburetwa bwose bw'abazimu Imana igutandukanyije nabwo mu izina rya Yesu. Mana ndagushima kuri Imana igira neza, uri Imana y'imbaraga, uri Imana y'ubutware. Mana ndasengera uyu muntu wari unkurikiye, Mana amaze igihe kinini agendana na Loti, amaze igihe kinini agendana n'ibyamufungiye umugisha. Ariko ndasenze ndakwinginze, uyu muntu wari unkurikiye, mukureho uyu Loti w'uburwayi, mukureho uyu Loti w'ubukene, mukureho uyu Loti w'icyangiro, mukureho uyu Loti w'igisuzuguriro, mukureho uyu Loti w'ubuzima bupfuye, mukureho uyu Loti, mukureho uyu Loti. Buri imbaraga zose,
buri minyururu yose, buri gisuzuguriro cyose Mana kimukureho. Ndasengera uyu muntu Mana, reka wubake ubuzima bwe, wubake urugo rwe, wubake abana be, wubake Mana, mwubakemo ubuzima bushya, mwubakemo icyerekezo gishya. Uri Imana y'amasezerano, uri Imana idatsindwa, uri Imana itananirwa. Hirya yawe nta yindi Mana tugufite, ntitwifuza undi murengezi. Ndasengera umumama unkurikiye, ndasengera umugabo unkurikiye, ndasengera umukobwa unkurikiye. Mwibuke Mana, umuntu urwaye ari ku gisasiro cy'uburwayi, uburwayi nabwo ni roti. Mana mukureho buno burwayi, uyu muntu urwaye mukureho buno burwayi, uyu muntu unaniwe Mana mukureho kunanirwa, uyu muntu utsikamiwe n'imbaraga z'abazimu, utsikamiwe n'imbaraga z'abarozi, mukureho izi mbaraga Kristo we, mukureho buno buretwa Kristo we, mukureho ino minyururu, mukureho kino gisuzuguriro, kuko uri Imana igira neza. Hirya yawe nta yindi Mana, uko wari uri kera na n'uyu munsi ni kukiri. Reka uyu munsi wo kuwa kane umuntu wese wumvishe ino by'ukuri abagirane, reka yakira ubuzima muri yo, reka yakira amashimwe muri yo. Ibyamunanizaga byose uyu munsi bimuveho, kandi uburetwa burangire mu izina rya Yesu. Urakoze, amen. Imana iguhe umugisha wowe ugiye gusheyaringa buno buhanuzi, usheyaringa byibuze abantu batahana inshuti yawe, umuvandimwe wawe, usheyaringa, ugisheyaringa ngusabiye umugisha w'Imana. Ukibusheyaringa rota kure kure mu izina rya Yesu. Kora subscribe niba utarayikora, ugikora subscribe. Ngusabiye umugisha w'Imana, ngusabiye umugisha w'iburyo n'ibumoso, umugisha w'amajya n'amazi, imbaraga n'imbabazi z'Imana biboneke kuri wowe. Data kwishimire, data kujya imbere hataringaniye haringanize, kandi Imana inezeze umutima wawe, kandi Imana ikomeze kugukomereza amaboko mu izina rya Yesu Kristo umwami w'amahoro. Imana iguha umugisha, kanda like, comment yawe ni ingenzi. Uburinzi bw'Imana nibugumye kuba kuri wowe. Byukura bagirane kuko umucyo wawe uje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Shalom, shalom.